muraho neza murakaza neza kuri Bivuge TV. Nge turi kumwe nitwa Eric Ngabo. Ifaranga icyaremye abami kikanasenya ingoma. Kuva isi yabaho nta kintu kigiye kikoma mu nkokora nk'ifaranga. Ariko se niki cyinshi nyuma y'iri banga? Ikintu benshi bavuga cyo kwizirika umukanda. Yego, kwizirika umukanda byaba ari ubutindi cyangwa ni nk'intwaro umuntu yakoresha kugira ngo asubire inyuma, bajya bavuga ngo kugira ngo umuntu asimbuke neza abanza gusubira inyuma. Yego. Iryo faranga kugira ngo urigwize ntabwo wayigwiza utabanje kwizirika umukanda. Niko mbitekereza. Bro tujya ngo twumve uko bitekereza, kuko abantu benshi bakunda kuvuga bati uramu nk'igisambo nta kimuvaho. Abandi bati uyu nguyu buriya azi icyo ashaka kugeraho, niyo mpamvu yirya kwimara. Bro nk'umuntu mukuru winararibonye nagira ngo aho naho hatuganirize utubwire se ibyo bintu ni byiza cyangwa se n'umutinde twese tubigendere kure. Kwizirika umukanda buryo umuntu yizirika umukanda n'umuntu utarayabona. Umuntu utarayabona agomba kwizirika umukanda kugira ngo ayabone. Ngewe General Defao nakoreye inoti ya 5, Eric akoreye 500. Tugiye muri kabari, Eric yafashe icupa ry'ibihumbi 20. Nanjye ndi kwifuza ngo ninyabona ririya cupa Eric yaguze nanjye nzarigura. No kwigereranya. Kwizirika umukanda ni ukumenya ukureshya, ukavuga nkoreye amafaranga, ariko nanone agomba gukemurira ibibazo ufite. Ntabwo ugomba kwiyicisha inzara. We yanze kwambara inkweto nziza, ari kugura za zindi za Rugabire. Sinzi niba Rugabire muzizi. Nzambara Rugabire kugira ngo nzambare umusongo w'inkweto ari uko mbona ndageze kuri aya ngaya. Oya, niba uyafite ikwize uyarye, ariko uteganya ko ayo ufite akeneye kunguka yandi. Ntuyapfusha ubusa ngo kubera kuko wabonye Eric yaguze congo unange ngo Rugabire ndayigetse igiye gura congo. Oya, komeza wambariye pantufre, nibuca ushyiremo kaspress kamakiye ko muri caguwa, nibuca uzaba wamaze kugera aho ushaka ugure congo igura 100, igura 80, wikubitemo ariko ufite icyo ushyize mu mvuko. Ubwo rero ndumva bigenda bisa nkaho bigorana. Biragorana kwiyima, kwizirika umukanda, gutagagura no gusesagura. Ndagira ngo ubisobanure neza abadukurikiye babyumve neza ibyo bintu, ko ndumva ari ni ingingo ikomeye. Yego. Ikintu bita gusesagura, kuko kwizirika umukanda ni opposite yo gusesagura. Yego. Ubwo rero ni ryari umuntu yamenya yuko yasesaguye, ni ryari umuntu yamenya ko kwiyima arimo abikwiriye cyangwa se atarimo ahinduka umutindi. Icyo kintu niho nshaka kugira ngo tuhashyira akadomo byumvikane. Urakoze cyane. Ndakomeje kuvuga Eric na General Defao. Eric ageze mu kabari aguze icupa rya whisky y'ibihumbi 90. Nanjye umujinya uranyishe, nibyo navuze. Ibintu byo kunywa Musteri, ibintu byo kunywa Fanta ndabihaze. Eric buri munsi mbona afite icupa rya whisky, ariko icupa rya whisky rigura 90. Eric yakoreye amafaranga 200. Kunywa icupa rya 90 ntacyo bimutwaye, asigara n'ibihumbi 110 akorushyira mu mushinga we agakomeza agakora. Ngewe rero shobora kwiyima rwose kwiryo cupa rya whisky ngombwa kuki ntanywa Fanta itashobora kugera kuri ya niveau Eric yarariho, ariko jewe kabona aribwo bushobozi mfite kandi nanjye nakoze nungutse. Ariko urwunguko nagize rutandukanye cyane n'urwunguko kwa Eric. Tuve ku bacuruzi tujye kubakozi. Hari abantu bakorera leta, bakora mu mishinga, abayikorera ku giti cyabo agakorera amafaranga. Ngewe nkorera amafaranga 500 by'amanyarwanda, ndabifashe ngiye kuguramo ihene y'ibihumbi 100 nzagomba kuzarya ku munsi mukuru. Eric akorera amafaranga 100 ari buri ihene y'ibihumbi 100, ariko abihembwa aragura inkoko y'ibihumbi 15 abari yarye nawe kandi azabari nawe umunsi mukuru. Ntabwo ari ngombwa kurya ibintu bimeze nk'ibyo Eric yariye. Eric afite icyo yingutse cyangwa ngiye afite icyo nungutse, ngomba kurya ibikwiranye ibihwanye n'ibyo mfite gihe. Ibyo mu yandi magambo baravuga ngo umuntu yishima aho yishikira. Umuntu amenye ukureshya. Niba uri muremure urazamura akaboko nturi gusimbuka, ariko niba uri mugufi urashaka uburyo usimbuka. Reka kwisimbuka, fata icyo ushoboye, icyo ushobora kugura aba ari cyo ukoresha. Nimba mbyumvishe neza rero, ubwo uratubwiye uti ntabwo ari byiza kwiyima icyo wakwigondera, ariko nanone si byiza gusesagura ngo ujugunye ibyo ufite byose. Alright, nicyo rwose nicyo nashatse kuvuga.
ngayo nguko ibyo twavuze uyu munsi n'uyu musaza, ibiganiro byose tugiranye ni intangiriro y'urugendo rurerure. Wakwibaza uti ibi se hari igihe tutabyumvise? Mwarabyumvishe cyane rwose. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba warabyumvishije kenshi, ariko wasanga igihe cyawe ari iki ngo ubyiteho ubiha agaciro bikwiriye. Hari byinshi tutavuze, nibyo tugiye kuzakomeza kuvugaho mu ma episode azakurikira kino kiganiro. Tuzahishura ibanga rinini ry'ubwiru bw'amafaranga. Niba wumvise hari icyo byaguteye gutekereza, fata akanya usiga igitekerezo cyawe. Niba kandi wumva ubishaka, kanda kuri subscribe kugira ngo tuzabe turi kumwe kugeza igihe tuzamenyera ukuri kw'amafaranga.